Let's watch this video. Very interesting. I mean, tell us about the experience you've had competing here at the World Championships. Shut up, everybody. Listen. Okay. Thank you. Champion, world champion. Look at this. Somebody come look at this. Me, I'm enjoying. Poland is cold, very, very. Look at this. Rwanda is hot. Me, I have a problem because I'm not minima Olympic Games. Rwanda is difficult. What? It's difficult. Poland. Me, I have. If I hear one more word from you, I have a time low. From gonna slap another tears in the eye. Time low. It's difficult. Hey, boy, I'm mistress. All right, thank you, Masir, and all the best. Thank you. Is it from our village? God forbid. Quero curtir com você na madrugada, pular, Gustavo Lima e você. Quero curtir com você na madrugada, pular, Gustavo Lima e você. Ariko kanyo yewe sha uzi kureba shaho nimbwa iwanyu kavuna umuheto woga ko kumutima wende shaho Umva woga pfawe mumfashaga matusha. Uyu muntu irise nebiki kuna bintu byabuze waretse reka ngubaze Seka ndebe. sekarije gasekerije shinyika. niko bite bya Haraza. ikibi nibi Umva nukunde munsi. Nge tukavaneho tujye mu iterambere Ura namacinye byinyo bibi ariko kakanyo do agiye kuvana mu inkono do inda ziramwishe ubuse koko kanyo mfite amazi musabiki urukirye rugukomoka. wawe se koko
nuwa wese uwo mugore ntabwo kwemera ko umuntu amutunga ni wowe ngo wowe wese ariko mu maso nta kintu ufana n'ipusi. Ipusi nigira isura nziza niko se uracyaba mu ruhengeri amaso ni reka baze kubaza uracyaba mu ruhengeri nuko washoye uracyaba mu ruhengeri kugira ibiryo uracyaba mu ruhengeri yamabinga neza nkaga intu none se ugira ngo mfite amajimbiri nkayo ngayo ariko wariteze reka ngubaze uracyaba ndebe sekarije gasekerije shinyika niko bite byawe uziko uracyaba छोड़ दे mwanafunza kubwira ko iyo umuntu akarabya amazi aturutse mu kigega ayo mazi yaravuye muri robine akaza mu kigega akava mu kigega akajya mu ibase ni igikoresho kijyamo amazi avuye mu kigega cyangwa muri robine ni iki turashize none mbabarira kugusobanurira uri gusara sibyo ibintu biri gusara undi gusobanurira ubwo koga mu mvura barasa ku ntego akavuga ngo ubwo koga mu mvura mu ngubu amazi va mu kigega je mu basi n'iki basi ni kugusobanurira papa bebe uroga umubiri wose cyangwa ntaguga mama bebe ndafunze ubiki ndafunze urimo satanisha ntabwo ari gusa ndafunze ntabwo yoga mu gisebo iyo umuntu yafunze ntabwo yoga yamubwiye ngo ndi mu gisebo urafunze uri kunywa inzoga mfunze umubisi mfunze akanwa mama bebe uramenye mama bebe uramenye mama bebe amazi arimo inzoka reba akayoka katangira kayasa akayoka kari mu mazi singa kare mu kanyerogotora mama bebe mama bebe dore umusungwe mama bebe nawe aya wenda papa bebe papa bebe umusungwe kubahane hano umusungwe buretse na umusungwe aya nushyire mande nkarabe yamenye nushyire mande nkarabe. I'm so excited, it's already weekend. Hello.
Ntabwo waseka seka turebe. Ndanze nagondase kutama igiceri. Yego Megani, ako sibabaye kintu. Mandu mama farangu. Angahe? Rabo yafite. Ako amafaranga mfite nayahe Mega? Suya vita mu cyumba cyangwa mu panaro yabo. Bakabyara. Nanjye mfite amafaranga. None wagenda kuyibadura ukangurira. Sawa sawa. Undi nakwanda ni muri wangaje ko nigurira hasi kuri muze. Nibaza bati barangunga. Kandi ndaje nkugure, ngacika ndaje nyugure. Sawa? Reba hano. Ngaho seka ro mfite nkugurira. Ndibaza nazeka bati. Kubera iki? Mandu ngurira hasi kuri muze. Sawa.